Ndagusuhuje mu izina rya Yesu, wowe ukurikiye Ubugingo Online TV. Uri kumwe na mwene so muri Kristo, Moise Niyobugingo. Dusenge. Urakoze mwami data wa twese wo mu ijuru, umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Tugushimiye ijambo ryawe wandikishije, kandi tugushimiye ko wasezeranye Mwuka Wera azaridusobanurira. Muri uyu mwanya tumuhaye ikaze mu mitima yacu kugira ngo adusobanurire ibyawe mu izina rya Yesu. Amen. Muri uyu mwanya nifuje ko dusangira ijambo ry'Imana. Nubwo turi mu bihe bigoye, ibihe bitoroshye, ariko ijambo ry'Imana nifuje ko dusangira muri uyu mwanya wo dukurikiye. Ndagira ngo urugamba uruharire umwami Yesu. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Luka igice cya 21 ku murongo wa 25. Kandi hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi ndetse no ku nyenyeri, kandi no hasi amahanga azababara, bumirwe bumvise inyanja n'umuraba bihorera. 26. Abantu bazagushwa igihumure n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Yesu mbere yuko ajya mu ijuru yabwiye abantu yuko hazaba ibihe birushya, hazaba ibintu bikomeye, ko hazaba ibimenyetso ku zuba, hazaba ibimenyetso ku kwezi, kandi ngo amahanga azababara. Turi mu gihe ibintu bikomeye, turi mu gihe isi yose irimo imivurungano, turi mu gihe imyuzure, inkongi z'imiriro, imyigaragambyo n'ibindi, no guhirima kw'amazu maremare byari byaravuzwe mu myaka myinshi ishize. Turi mu gihe birimo bidusohoraho tureba n'amaso yacu. Yesu yaravuze ngo abantu tuzagushwa igihumure n'ubwoba no kwibwira ibyenda kubaho. Mbese uhagaze he? Ko tugeze mu gihe abantu barwaye umujagararo, barwaye stress, kubera ibyo bibwira, kubera ibyo bibaza bizabaho. Ndagira ngo nkubwire muri uyu mwanya wo dukurikiye ngo urugamba uruharire umwami Yesu. None ko dufite amasezerano, ijambo ry'Imana riratubwira ngo ndi Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo. Kubera iki uhangayitse? Ndagira ngo nkubwire wowe ukurikiye Ubugingo Online TV ngo urugamba uruharire Yesu. Ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira umuhanuzi Ezekiel mu gice cya 7 ku murongo wa 26. Amagambo aratubwira ngo ishyano rizasimburwa n'irindi shyano, n'inkuru mbi ikurikirwe n'iyindi mbi, kandi bazashakira iyerekwa ku bahanuzi, ariko umutambyi azabura itegeko. Ubuhanuzi bwamaze gusohora, ubuhanuzi bwamaze kutugeraho. Ishyano rizasimburwa n'irindi shyano. Tuzumva intambara zihagaze, maze kuruka kw'ibirunga kuze, maze imitingito ize, maze imyuzure hirya no hino ize, maze indwara zize zaburiwe umuti. Mu gihe cyo hambere habanje kuza sida irarikorombereza, hakurikiyeho Ebola yari iteye ubwoba. Uyu munsi dufite corona, kandi hari n'ibindi bizaza bishishana birenze ibingibi turimo. Ndagira ngo mwene data wowe udukurikiye, nubwo waba wizera ijambo ry'Imana cyangwa utaryizera, urugamba rw'ibyo turi guhura nabyo cyangwa n'ibyo twenda guhura nabyo ubiharire umwami Yesu. Abantu benshi ngo bazagushwa igihumure n'ubwoba no kwibwira ibyenda kubaho. Impamvu nta yindi ni ukubera ko abantu bareba imbere bakabona ahazaza hacu ntabwo hahari, bakibaza icyihishe ahazaza hacu. Abantu bafite ubwoba bw'urukingo, nyamara ijambo ry'Imana riratubwira amasezerano Yesu yavuze ngo nimunywa nimurya n'ikintu cyica nta kintu kizabatwara. None kubera iki umufite ubwoba bw'urukingo?
niba ikibazo gihari nuko n'abakristo bafite ubwoba kurenza abatizera, nyamara Yesu yaratubwiye mu ijambo rye ngo nubwo mwanywa ikintu cyica nta kintu kizabatwara. Mwene data na mushiki wacu ukurikiye Ubugingo Online TV, ndagira ngo ubwire ko ikibazo atari urukingo. Imana ihangayikishijwe n'umutima wanjye, Imana ihangayikishijwe n'umutima wawe, kuko ubugingo nibwo buzabona Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo gira umwiteguro, uruhare, intambara, ibyo byose bikugerageza ubiharire umwami Yesu. Witinya, ikibazo ntabwo ari urukingo, ikibazo ni icyaha kiri muri wowe. Kemura ikibazo hagati yawe n'Imana, ibindi byose izabikemura. Aho gutinya urukingo, tinya icyaha. Abantu benshi batinye urukingo, nyamara bibereye mu byaha. None kuki utinya urukingo ntutinye icyaha? None kuki utinya guma mu rugo ntutinye icyaha? None kuki utinya coronavirusi ntutinye icyaha? Ndagira ngo nkubwire ngo aho gutinya izi ndwara ziri kwaduka, aho gutinya urukingo, aho kubaho utareba imbere hawe, utibaza ku by'ubugingo buhoraho, ndagira ngo nkubwire ngo Imana ifitanye urubanza nawe. Reka rero gutinya urugamba uruharire Yesu, maze wowe ukemura ikibazo cy'icyaha. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Byahishuwe 21:8, amagambo aratubwira ngo abanyabwoba n'abatizera umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'abazuko. Abanyabwoba n'abatizera n'abasambanyi n'abakora ibizira n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Abantu benshi bazarimbuka batarigeze basambana, bazarimbuka batarigeze bakora ibyaha by'ubujura, batarigeze baba bicanyi, ariko barabaye abanyabwoba. Niba uri mu banyabwoba, ijambo ry'Imana riraguhwanya n'abandi banyabyaha bose. Byahishuwe 21:8. Abanyabwoba n'abatizera n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Kemura ikibazo cyawe cy'icyaha. Reka ubwoba, izere Yesu, urugamba rumuharire maze arurwane. Ndashaka gusoza nkubwira amagambo akomeye. Ibi byose biri kubaho, umwe Satani abifitemo uruhare. Ni Imana nayo iradushaka, Satani nawe aradushaka. Turi ikibuga kirwanirwaho n'abatware babiri. Uremerera nde? Ibyahishuwe 12:12 haratubwira ngo nuko rero wajuru we, namwe abaririmo nimwishime. Mu ijuru bahangayikishijwe n'ubugingo bwa mwene muntu. Imyiteguro irarimbanije yo kwakira umugeni. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nuko rero wajuru we, namwe abaririmo nimwishime. Naho we wasiwe, isi ntabwo ari imisozi, isi ni njye nawe. Wowe unyumva, nanjye ubwanjye ndibwira. Nawe wanyanja we, mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, kandi azi ko afite igihe gitoya. Ndagira ngo nsoze iri jambo nkubwira ngo Satani azi ko afite igihe gitoya, niyo mpamvu ari kurwana inkundura. None wowe uri kurwana gute? Uru rugamba turiho, urugamba rw'ubuzima, urugamba rw'ibyorezo, urugamba rw'amakuru atandukanye, urugamba rw'ubwoba no kwibwira ibyenda kubaho, rwo kwibaza icyo ahazaza hahishe, ruharire umwami Yesu. Ndagira ngo dufatanye gusenga. Wowe ukurikiye Ubugingo Online TV, ahari hari ibyakurenze, ariko aho hasi wabona nimero yacu, tukajya tugusengera, tukadufatanya gusenga. Tugira ibihe bitandukanye byo gusenga, haba ku manywa haba nijoro.
ndagira ngo wowe ufite urugamba rukurenze uruharire umwami Yesu. Urakoze mwami Yesu, urakoze kubw'ijambo ryawe rihumuriza imitima. Hari abantu benshi bafite ibibazo, hari abantu benshi ndetse harimo n'abadukurikiye barenzwe ibibazo byabarenze, babiburiye igisubizo. Ariko ijambo ryawe riratuhumuriza, ritubwira ngo nubwo bimeze bityo, ishyano rikazasimburwa n'irindi shyano, uzabana natwe kandi uri bugufi kugaruka ukaducyura mu bwami bwawe. Ngaho fasha uyu urimo yumva kandi udukurikiye ariko akaba ibibazo byamurenze, umubere igisubizo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.